Hello abagaciro nizere ko mumeze neza ndabashuhuje aho muri hose dukomeze tuganire twungurane ibitekerezo ku buzima bwacu kugira ngo dushobore kubuteza imbere duhindura imyumvire duhindura imyitwarire duhindura imitekerereze yacu kugira ngo turusheho kuba abantu bameze neza bamerewe neza bagana imbere mu buzima. Mwayibonye rero ingingo turaganiraho muri aka kanya mpora abana gukiranirwa kwa base nkageza ku buzukuru n'ubuvivi bw'abanyanga. Uyu munsi turaganira ku bintu bijyanye na Bibiliya, ku bintu Imana idusaba muri Bibiliya. Nibyo kubera ko nkunda kubaganira nti kubaho neza ni uguharanira kugira umunezero, kubaho neza ni ugushaka nanone amafaranga tukava mu bukene. Ariko nanone iki ni ikindi kintu cya gatatu nifuza kubaganirizaho, kubera yuko kubaho neza ntabwo twabaho neza abantu bazi Imana, abemera Imana, no kubaho neza ni ngombwa, ariko twibuka kubana mu mahoro n'Imana, gukunda Imana. N'ushaka kubaho neza bana n'Imana mu mahoro. Iyi ni ingingo ya gatatu nifuza kubasangiza y'umuntu wifuza kubaho neza muri we, akabaho yumva anezerewe atunganye mu buzima bwe. Donc ushaka umunezero, hanyuma ugashakisha amafaranga, hanyuma ukabana n'Imana neza mu mahoro. Iyi rero n'indi ngingo ntabwo najyaga nkunda kuyibaganizaho, ariko nayo ndagira ngo tuyisangire tuyunguraneho ibitekerezo, kubera yuko Abanyafrika abantu benshi dusenga atari ukubera ko dukunda Imana, ahubwo ari ukubera ibyo tuyisaba. Ibyo ni ikibazo buri wese agomba kwirebaho, akareba niba akunda Imana nyabyo, hanyuma akagira icyo akosora. Ntabwo watera imbere Imana wayishyize ku ruhande. Niba uri umuntu wemera Imana, ibyo ngibyo urabizi yuko ari ngombwa mu buzima. Ikibazo rero nuko hari igihe twemera Imana tukitwa ko dukunda Imana ariko tutayikunda bya nyabyo. Nuba ushaka kubaho neza, kubana n'Imana mu mahoro, ugomba nabyo kubyongera mu gushaka umunezero, ukabyongeraho no mu gushaka amafaranga, kikakubera ikintu nacyo ushyira imbere mu ntego zawe z'ubuzima. Hagarika kugira nabi abandi, kubera ko usanga tugira nabi, twarangiza tugatangazwa nuko duhura n'ibibazo mu buzima, ndetse n'abana bacu bikabageraho, kubera ko burya Bibiliya irabisobanura neza. Mpora abana gukiranirwa kwa base nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. Ni ukuvuga ngo nubera umugome abandi nzaguhana. Iyo ni Imana yawe ibikubwira, nzaguhana kugeza no kubagukomokaho. Tujye twitonda, twirinde gukinisha Imana. Ugomba kuba yuko ibibazo tugira muri Afrika ahanini turatuvuga turasenga, dukunda Imana, tukasanga turanegura abandi bataye Imana, abandi ntibazi Imana, ariko mu bikorwa usanga abandi baturusha gukunda Imana. Ahubwo tukunda Imana mu magambo kubera ko ibyo dufite wenda ibyo tuyisaba, ariko mu mutima abenshi ntago birimo. Nicyo kibazo gituma dushaka guhura n'ibibazo, ugasanga Imana iraduhana. Kugirira nabi rero abantu b'Imana, ukagirira nabi abaturanyi, abakozi bawe, uwo mwashakanye ntumwifurize icyiza, ugakorera ibintu byose kugira ngo umugirire nabi, ugakora byose kugira ngo umuhime. Abana babo mwashakanye nabo ukabahima, ukabagirira nabi, cyangwa se abo ushinzwe, warangiza ukitwa ko uri umwemera, kuri umuntu wemera Imana. Ntabwo ari byiza, ubeshya Imana. Ugomba guhindura ibintu, ugafata icyemezo cyo guha amahoro Imana. Guha amahoro Imana ni ngombwa cyane iyo ushaka kubaho neza, ukumva uri umuntu utekanye muri wowe. Niba wifuza kubaho neza, jya wibuka kubana neza n'Imana, ugerageze guhuza nayo. Ni ikintu gikomeye nifuza kugukangurira uyu munsi niba utagiha agaciro. Burya Abanyafrika benshi tuvuga ko dukunda Imana, ariko usanga twirirwa mu nsengero dusenga atari kubera ko tuyikunda bya nyabyo koko. Usanga wavuga uti nibyo tuyisaba, tuba dusenga dusaba Imana mpiki, ariko twava mu nsengero
twava mu kiliziya ugasanga ibyo dukora bitandukanye n'ibyo twigishijwe, kubera ko iyo ukunda Imana ukunda ibiremwa byayo. Imana niko bimeze, ntabwo wakunda Imana utabona kandi ibiremwa byayo byanga. Guhuza n'Imana, gushyikirana nayo mu mahoro, niko gukunda Imana, nuko bimeze. Imana rero ninde? Imana ni mugenzi wawe ukuri iruhande, niko Bibiliya ibitwigisha. Ntiwakunda Imana utigeze ubona udakunda mugenzi wawe, umugirira nabi. Tugirira nabi abandi cyane, ni ukuvuga ngo banira neza abantu bakuri hafi. Niba ukora ibintu bibi ugirira abandi nabi, bireke. Uzabona ukuntu waho neza muri wowe, uzabona ukuntu n'Imana izaguhimugisha, uzabona ukuntu Imana izakuba hafi, uzabona ukuntu Imana izagufasha. Abanyafrika twiyerekana ko dukunda Imana, tukanegura abandi ko badasenga, nyamara imitima yacu niyo mibi kurusha y'abadasenga, ndetse kurusha n'iy'abatemera Imana. Hari abantu batemera Imana batajya no gusenga, bazinjira ijuru, wowe ugasigara kandi wenda uri umuntu wigira umurokore, uri umuntu uhorana Bibiliya, uri umuntu uhora wambaye amashapure buri munsi uri gusenga, ariko ugasigara utabikora, agira neza abantu, umutima ukeye, akazinjira ijuru, ukabona aragiye, wowe urasigaye. Uri umupasiteri uyobora intama z'Imana, ariko ni wowe wirirwa usebanya kuri YouTube. Hagarika kujya kunegura bagenzi bawe ubeshya kugira ngo umenyekane. Hari benshi babikora, turabona birirwa ku ma YouTube basebanya, biyemera, bavuga ibitari byo, babeshyira abandi, banegura bagenzi babo, babacira urubanza. Bamwe ngo bakoze amadivorce, abandi ngo ntibayakoze, abandi wavuze ibi. Ugasanga abantu b'Imana bakwiye gutanga urugero rwiza ku ntama zabo, nibo bari kwerekana kugirira nabi abandi, nibo bari bagirira nabi hagati yabo. Ibyo ni ibintu bigaragaza yuko tudasenga kuko dukunda Imana nyakuri. Dusenga kugira ngo tugire ibyo tuyisaba. Hari abapadiri, ugasanga uri umupadiri ariko umara kwigisha ijambo ry'Imana, hanyuma mu bwihisho ukigisha abantu bawe, ukigisha abakristo kwanga abandi. Ibyo uri umupadiri ushaka Imana ugomba kubireka, ni ngombwa cyane. Witwa ngo uri umukristo ariko uhorana Bibiliya, cyangwa se uri umuyisilamu ariko ni wowe wa mbere wiba. Uriba, uranyanganya amasambu y'abaturanyi, wirirwa ujya kuyabahuguza kandi ubizi neza ko isamba atari yawe, ariko niwe wa mbere wirirwa ujyana abantu mu nkiko, ubakesha igihe, ubatesha umutwe, kandi uzi yuko ubeshya, kandi uri umukristo. Cyumweru ugafata Bibiliya ukajya gusenga. Ni wowe wa mbere ugira ishyari mu Banyafrika, wagira ngo ni ikintu baturoze. Wirirwa unegura abandi, ubagambanira, ureba abandi, undi yagize gutya, umugirira ishyari, umushakira ikibi, utamwifuriza icyiza, kandi nta kintu kibi yagukoreye. Urumva, warangiza niwe wa mbere ufungura urusengero, wica n'abantu ndetse bahoye ubusa. Mu Banyafrika ni abantu ba mbere biciye abandi, nta kibazo, nta kintu babatwaye. Urabagambanira, warangiza ugafata Bibiliya cyangwa ikorowani ngo urimo gusenga, uri umuntu uzi Imana. Ibyo ngibyo bireke kubera ko ubeshya Imana. Uri umugore usohokana n'umugabo ufite umugore we, bireke. Wifunze umugabo uzi ko afite umugore we n'abana be, none abana be barimo barahangayika bonyine, umugabo w'abandi waramwifunze. Mwihorere, ushaka uwawe, utegereze uwawe. Niba wemera Imana, nta dini rikubwira kugira nabi. Umugabo w'abandi wamusubiza, hanyuma ugategereza uwawe. Ntushobora kubakira ibyishimo byawe ku marira y'undi muntu, ntibishoboka. Imana ibikureba irakubwira iti mpora abana gukiranirwa kwa basi, nkageza ku buzukuru n'ubuvivi. Cyo ni ikintu gikomeye Imana itubwira muri Bibiliya dukunda kwibagirwa. Burya hari igihe tugira nabi, ariko tugomba kwibuka ko ari ibintu bigira ingaruka, atari ko twebwe twenyine no kuba dukomokaho, naho bitereye ubwoba. Ni ukuvuga ngo
ntabwo imana iguhagarariraho, irakomeza n'abantu bawe. Ugasanga mu muryango wawe nta mahoro ufite, kandi kubera ibintu ukora utabizi, ugakora ibintu bibi, ugasanga abana bawe barangiritse, baba abana badashobotse kubera ibintu ukora utabizi, bikakujyaho gutyo. Ni ibintu biba uruhererekane. Imana yabitubwiye bura ibifite impamvu, ni ukuvuga ngo iraduhana kugeza n'iki no ku badukomokaho. Niyo kintu tugomba gutekereza igihe cyose tugiye kugira nabi, igihe ugiye kwiba umuntu, igihe ugiye kugambanira mugenzi wawe, igihe ugiye kwica umuntu, ukica ikiremwa cy'Imana, nta kintu kibi cyakugiriye, ujye ubitekereza ko bizagukurikirana kuva kuri wowe kugeza ku buvivi bugukomokaho. Ntabwo wakwitwa nguzimana ngo ugirire abantu b'Imana nabi, ngo ugirire abandi nabi, Imana ikwihorere. Ubugome burakabije mu Banyafurika. Dufite ikibazo gituruka ku myumvire itariyo. Iyo myumvire idusubiza hasi, idutera n'ubukene, itera ibihugu byacu kubaho nabi, kuba mu bibazo, kuba mu nzangano zidafite impamvu, biturutse ku myumvire tugomba guhindura. Kandi twangiza tukitwa ko turi abantu bakunda Imana. Cyo ni ikibazo, tubeshya Imana, ntabwo tuyikunda bya nyabyo. Aho kwireba dushaka kureba abandi, niho haturuka n'ibibi byose. Guhora ureba ku mugenzi wawe, yandushije ibi, mugenzi wanjye ageza ahanjye sindahagera, ugahora wigereranya ku bandi, bikagutera ishyari, bikagutera ubugome ugirira abagenzi bawe, ugirira ibiremwa by'Imana. Ibyo ngibyo Imana ntabwo bishaka, izaduhana bitekereza gutyo. Niyo mpamvu tugomba kubyibuka, tukibuka yuko nubwo twaba dushaka umunezero, nubwo dushaka amafaranga, nk'abantu b'agaciro tugomba no kugira gute, kugirana amahoro n'Imana, tukabana nayo mu mahoro. Kubana nayo mu mahoro rero biza kuri bagenzi bacu, ni ukubanira abandi neza. Abantu benshi ni abajura, Abanyafurika ni abajura. Usanga nta muntu ufite kwizera undi. Aho gushyira hamwe ngo abantu batere imbere, ujya kubona ukabona umuntu ari undi wamugiriye icyizere. Mperutse kubona umugore utanga ubuhamya ko yibwe n'umukobwa abereye tante we, wamukoreraga muri butike, yacuruzaga ibintu by'amavuta. Umudamu wari uri kujyana amavuta hagira ngo abagore babone amavuta meza, babone bisige base neza. Umwana abereye tante arabyiba, arangije ngo kagenda avuga ngo we yarahagaritse kugira ngo amwicire umushinga we. Mu rukumva abantu nk'abo ni abantu bagize kwiba umukino. Ibyo ni ibintu bibaho cyane, n'abantu benshi bariba, si we wenyine. Abantu benshi bahuye n'abantu babagirira nabi. Nanjye nuko nagiye mpura n'abantu bakanyiba, kandi ari abantu nyine wagira icyizere. Ariko warangiza ugasanga umuntu ni umujura, ariko niwe wa mbere ufata Bibiliya bwa mbere, niwe wa mbere wambara amashapure akajya gusenga, abeshya Imana. Wabeshya abantu ariko ntiwabeshya Imana. Niyo mpamvu mbigisha inyigisho, kubera ko kubaho neza, niba dushaka kuba abantu b'agaciro, tugomba no kwibuka Imana, tukibuka no gukora iby'Imana idusaba, tugashaka umunezero mu nzira nziza, tutibagiwe yuko hari Imana tugomba kubana nayo mu mahoro, tugashaka n'amafaranga nayo mu nzira nziza, tutibagiwe ko hari Imana itureba, tugomba kubana nayo mu mahoro. Kandi kubana n'Imana mu mahoro ni ukubana neza n'abagenzi bacu, ntitwibe, ntitubice, ntitubagirire nabi, ntitubagire ishyari, ntitubagambanire, ntitubagirire ikibi cyose. Yego Imana ni inyembabazi, niko tubwira, ariko imbabazi z'Imana zigira aho zihagararira. Ntitugomba kwitwaza ibyo bintu ngo tubyibeshyeho, duhore tugira nabi ngo ni ukubera ko ari inyembabazi zatubabarira. Oya. Iyo ugenda utekereza gutyo ko ugiye gukora ibibi izakubabarira, ngiye gukora ibibi Imana ni inyembabazi zambabarira, ntabwo ariko bimeze. Imana ntibabarira gutyo ku muntu ukora ibintu yabigambiriye buri gihe avuga ngo Imana izamubabarira. Imbabazi z'Imana zigira aho zigarukira. Iyo uzi ijambo ry'Imana rero, ntiwifuza imivumo y'Imana kuri wowe. Uharanira gukora icyiza. Iyo ukoze icyaha ukagisabira imbabazi ni ngombwa, ariko ukanasubiza icyo wibye. Kubera ko nuba uri umujura, wibye ibintu by'abandi, ntabwo uzagenda ngo usabe imbabazi gusa.
Imana igusaba gusubiza ibyo wibye, niho uba ukiranutse n'Imana. Icyo gihe ukabugiranye amahoro n'Imana. Ntuzitwaze rero ngo uziba Imana izakubabarira, cyangwa se ngo uzatwara umugabo w'abandi, uzatwara umugore w'abandi hanyuma Imana ikubabarira. Irakubwira ngo banza usubize ibyo wibye ubone kungarukira. Gusubiza iby'abandi ikindi kintu bivuga no kuriha umwenda w'umuntu wakugurije. Umuntu wakugiriye neza akakuguriza amafaranga mu bihe bikomeye, mu bihe bikomeye wari urimo, wari uyakeneye, uramwitabaza, aremera arakuguriza, aremera arakwitangira, wenda no ku mafaranga yari akeneye yagombaga gukoresha gahunda wenda mu minsi iri imbere, hanyuma wowe uragenda urayigumanira. Aho kumwishyura wabihinduyemo ibibazo, aho guhangana nawe mushaka kumwishyura, wirirwa umutuka ubwo bufaranga bwawe se wiruransakuriza ibiki, ugasanga yakugiriye neza ariko wamugize umwanzi wawe, yakubereye umwanzi. Ibyo ni ibintu bibaho mu Banyafrika bijyanye n'imyumvire tugomba guhindura. Aho kugira ngo tuguzanye, twishyire hamwe, dukorere hamwe, ufite amafaranga abe yahereza undi kumwizera nawe yayamuha, usanga ahubwo abantu batinya kuguriza abandi, abantu batinya no gukorana n'abandi. Kubera iki? Gutekereza yuko undi azanyiba. Abantu ntibakizera abandi, uzamwiba, ugasanga cya kibazo cy'ubukene ntidushobora kukivamo. Kubera iki? Icyizere ntigishoboka. Kubera iki? Turahemuka, turasenga ariko mu mutima ni bibi, dukora ibibi, mu mutima nta birimo. Gerageza wishyure umuntu wakugurisha. Gerageza umwishyure niba bitanashoboka, aho kugira ngo uhangane nawe, utangire umutuke, umugirire nabi. Urebe uwakugurije, umurebe, mubiganireho, wenda umubwire ati nzajya nkwishyura gutyo, uzajya nkwishyura make kugeza uyamazemo, umaremo umwenda wawe. Ariko niba bishoboka, kwishyura umwenda burya ni ikintu gikomeye. Ibintu byo gukunda kugumana amafaranga y'abandi, ndabagakangurira icyo kintu. Abantu tugendana kuri uru rubuga, muraba agaciro, ntimugakunde guherana umwenda w'abandi bantu. Kwishyura ni ikintu gikomeye mu buzima, burya ari nacyo kikubahisha, kigatuma n'umuntu wakugurije ashobora kongera. Ni ikintu kiguhesha icyubahiro. Burya kwiba, kwambura ni ibintu bituma icyubahiro cyawe kigwa. Ndabakangurira kwirinda ibyo bintu. Ntugaherane umwenda w'umuntu mu buzima bwawe, uzayibona nibyo bizguhesha umugisha. Kubera ko rimwe na rimwe duhura n'ibibazo tukitotomba, ni ukubera iki ngiye muhuye n'ibibazo, Imana iranyanga, kubera iki nshyira mu bibazo ibi. Ariko hari igihe biterwa n'amahitamo twakoze mu buzima bwacu. Niyo mpamvu bavuga ngo gira neza wigendere, iyi neza izagusanga imbere. Icyo ni ikintu gikomeye abantu batazi. Bakunda ibintu bya vuba, ugasanga ubonye ikintu wakiba reka nkijyane, ugasanga ahubwo ibyo bintu wibye n'ubu nta hantu bizakugeza. Kandi yabaga wari ukomeje ugakomeza inzira nziza, washobora kubona n'imigisha y'Imana, ukazagera ahantu hakomeye, ukaba wisha amahirwe yawe gutyo, kubera ko washatse kwikurura ibintu bitari byawe byava. Kugirana amahoro n'Imana, kuyikunda nyabyo, ni ukugira neza abantu bose, n'abantu bose uhura nabo. Ukagira neza nanone cyane abantu ufiteho ubuyobozi, abantu ufiteho ubushobozi. Aho ni ngombwa cyane kugira neza abantu uri hejuru, uri nk'umuyobozi, ugafata neza abantu bawe, abakozi bawe, baba abakozi bo mu kazi ukora, uri umuyobozi, cyangwa se ufite na business, cyangwa ahantu hose uyoboye abantu, ukabagirira neza, ukabera umuntu mwiza. Abakozi bawe se bo mu rugo, abakozi bo mu rugo, hagarika kubagirira nabi. Abantu benshi barabikora. Hagarika kugira nabi abakozi bawe, kandi ubarihe neza igihembo bakwiriye. Nabwo ni uburyo bwo gukora neza, bwo guhana amahoro n'Imana. Ntukabakoreshe ngo bahembe ubusa, kubera ko hari abantu ari abakene. Hari abantu bakoresha abantu bitwaje ko ari abakene, bakabahemba ubusa, bakafata nabi, kandi ari abantu bafite ubushobozi, ari abantu bameze neza, bafite amafaranga, barapfusha ubusa, bameze neza, ari ugasanga umukozi wabo
bamwigiraho uburimiro, nta kintu bamuha, baramufata nabi, baramuhemba nabi, ugasanga bamugize nk'umuntu udafite uburenganzira bwo kuba umuntu. Ntitugakinisha Imana. Ibyo dukora byose hano kuri isi tuzabyishyura ku bundi buryo. Nibyo bita lo karma. Ibintu byose biratugarukira. Niyo mpamvu iyi ngingo nayo nashatse kuyibaganirizaho kugira ngo mu bintu byo kubaho neza nabyo mubyibuke. Ntabwo ari ubwo ndi pasiteri cyangwa se ndi kwigisha nk'umuntu w'Imana, ariko ni ikintu cyo gikomeye mu bintu by'umuntu ushaka kwiyubaka agatera imbere. Niba witwa ko wemera Imana, ufite umukozi wo mu rugo, uwo mukozi ugomba kwibuka kwitonda. Ugomba kumwibuka, ukibuka ko ari umuntu ukomeye ubana nawe, ukibuka yuko imbere yawe uwo muntu ahagarariye iyo Mana. Imana ni mu muntu, mu bantu batwegereye. Umuntu ugukorera iwawe, aragutekera, arakwitaho, akita ku byo mu rugo iwawe, akita ku bana bawe. Yiga kumufata neza. Yiga kumufata neza ni ikintu gikomeye. Umenye no kumushimira, umubwire turakoze. Abantu benshi ntibabigira, ntibazi no kubwira umukozi turakoze, amwereje n'ikintu reka ntabyo bazi. Yiga kumwubaha, umuvugishe neza nk'umuntu, nk'ikiremwa muntu. Ureke ibintu byo kumva ko ari umuntu uri hasi yawe, ko uri hejuru ye. Benshi niko mumeze kubera imyumvire itariyo. Nta kintu bimaze ku bintu byo kwishyira hejuru, kumva ko uri umuntu wakataraboneka kubera ko wenda ufite amafaranga kurusha undi muntu, ufite abakozi bari munsi yawe, ugasanga urabatuka, urabakandagira. Ibyo nta kintu bimaze. Iyo ni imyumvire icuritse. Kandi niba uri n'umukristo, urabizi yuko ugomba kubaha abantu b'Imana ufiteho ubuyobozi. Niba uri n'umuntu uri mu mwanya ukomeye, ntacyo birakugabanyaho guha agaciro abandi, nta kintu bikugabanyaho, ahubwo biragwubahisha. Buryo wicisha bugufi ukubaha abantu, ni ibintu abantu benshi bakubahira. Hagarika rero gufata nabi abakozi bawe bo mu rugo cyangwa n'abakozi bose ufiteho ubushobozi muri rusange. Ni Imana yaguhagaritse aho hantu uri, kuri uwo mwanya ukomeye. Girana nayo amahoro, ugirira neza abantu bayo, ugira neza abantu uyobora. Uzabona ukuntu Imana izakugira neza, ikaguha imigisha. Abantu benshi barabyibagirwa, ugasanga arafata niba agera ku mwanya agafata nabi abantu ayobora. Ni ibintu muri rusange ni ukugira neza, kugira neza abantu b'Imana. Nicyo nashaka kubaganiza kuri iyi video, kugira ngo ushobore kubana n'Imana mu mahoro. Hanyuma ubwo icyo gihe izaguha imigisha, iha imigisha abana bawe, iha imigisha abuzukuru bawe, iha umugisha abuzukuruza bawe, bigere no ku buvivi. Yubana n'amahoro n'Imana, uyikunda nyakuyikunda, atari ukuyikunda kubera ibyo uyisaba. Uyikunda kubera ko ari Imana yawe yakuremye, uyikunda nyakuyikunda, ukayiha amahoro, wubaha ibiremwa by'Imana. Ibyo nabyo ni ikintu gikomeye nifuza kubaganiza uyu munsi. Mwabyumvise, mushaka umunezero, mushaka amafaranga, ariko mwibuke kubana neza n'Imana mu mahoro. Muzabona bizagenda neza mu buzima bwanyu. Mwabyumvise rero, ubwo ndabashimiye. Mugire umunsi mwiza, mugire ibihe byiza. Nawe utaha ku yindi video yari Lady Jane, bakunda cyane. Ciao ciao.